Welcome to Storyteller Rwanda, your channel, your destination. We are the Shinning Mountain. Together we can make it possible. Fly the dream of Africa and live the life you need. Murakaza neza mwese. Ndagushimiye wowe wahisemo kongera gukanda click ugafungura video zacu kuri Storyteller Rwanda. Uyu munsi nkuzaniye amahirwe mashya ashobora guhindura ubuzima bwawe. Ni gahunda yitwa Ausbildung. Iyi gahunda igufasha gukora no gutura mu Budage in the same time. Niba urutegereje amahirwe nk'aya ngaya, gumana nanjye kugira ngo wumve byinshi kubyerekeye no program. Niba uri mushyashya kuri iyi channel, icyo dushyira imbere no gufasha abantu kuzigama amafaranga mu gihe bifuza nko gusura ibihugu byo hanze. Ikindi dufasha abantu gukoresha amafaranga make mu gihe bifuza kwiga cyangwa gukora mu bihugu by'amahanga. Niba nawe uri interested ku bijyanye na immigration movement, kola subscribe. Then ukore kuri bell kugira ngo ujye ubona amakuru mashya ku gihe. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, jya muri comment ugishyiremo. Reka twikomereze na gahunda yacu uyu munsi. Ubundi Ausbildung mu Kidage bisobanura amahugurwa y'umwuga cyangwa se apprenticeship. Iyi ni program nziza kandi ni gahunda idasanzwe kuko yigisha theory mu ishuri ikanagusigira umwanya wa practice y'ibyo wari wize mu ishuri. Hari uwakwibaza aho ino program yaba itandukaniye na university. Itandukaniro ndarikubwira. Muri Ausbildung ho uhita utangira gukora akazi kandi ukiga amasomo ajyanye n'umwuga wawe. Naho university zisanzwe ho ugomba kwiga theory gusa hanyuma ugakora internship nyuma y'igihe kirekire. Dore impamvu rero wahitamo Ausbildung. Harimo programs nyinshi ku buryo utaburamo ihuje n'ibyo wize. Harimo programs zirenga 330 mu byiciro bitandukanye. Harimo ubuvuzi n'ubuforomo, ubwubatsi, ikoranabuhanga, ubucuruzi n'ibindi byinshi. Gusa muri no Ausbildung program iri mpuzamahanga cyane ikunzwe ni nursing. Ausbildung ni program nziza cyane itandukanye na kaminuza nkuko nabikubwiye, kuko yo ujya mu ishuri cyumweru kimwe, ikindi cyumweru ugakora akazi. Mu gihe university wiga theory gusa hanyuma ukabona gukora nyuma y'imyaka myinshi. Ikindi gukurikirana ino program ni ubuntu. Uhabwa ubwishingizi bw'ubuzima n'umukoresha wawe. Mu gihe iyo ugiye kwiga university ugomba kwishyura amafaranga y'ishuri ukigurira ubwishingizi bw'ubuzima, insurance. Ku bijyanye na duration, igihe ino program imara, iyo utangiye kwiga ino program wiga umwaka wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Ubwo ni imyaka 3. Mu gihe muri kaminuza aho wiga imyaka 3 n'igice. Ku kijyanye n'impamyabumenyi, iyo urangije Ausbildung uhabwa icyemezo cyemewe ku rwego rw'igihugu. Mu gihe university ho uhabwa impamyabumenyi ya bachelor degree gusa. Ikindi kintu nakubwira gishobora kugutera motivation yo gukurikirana Ausbildung program nuko wiga unahembwa buri kwezi. Hagati y'amayero 650 n'1400 urayahabwa buri kwezi. Muri nursing ho ni uguhera ku 1100 kugera ku 1350. Ushobora kwibaza requirement cyangwa se icyo usabwa kugira ngo ubashe kwakirwa muri no program. Ku bijyanye n'imyaka, imyaka yose ikibazo. Ino program nta myaka ntarengwa yashyizweho yo kuba wakurikirana amasomo runaka. Ushobora gutangira ufite imyaka 16 kugeza ku myaka 51. Ikintu cy'ingenzi wowe ukeneye gukurikirana ino program ugomba kwitaho ni ikijyanye n'ururimi rw'Ikidage. Ni ingenzi cyane kumenya Ikidage kuko uzajya uganira n'abarwayi, abaganga, abakozi bagenzi bawe mu rurimi rw'Ikidage. Level ikenewe hano ni B1. Niyo level ya ngombwa. Ariko ubaye ufite B2 byaba ari akarusho. Ndabasigira website zigera kuri enye muri video description
zishobora kugufasha gukurikirana amasomo y'Ikidage kandi ayo masomo yose ukayiga ku buntu for free. Ikindi kintu gikenerwa kugira ngo ubashe gukurikirana ino program, ugomba kuba warangije byibuze amashuri yisumbuye kuzamura. Ahangaha ntibagendera ku manota wagize mu masomo runaka, urugero nka biology, physics, ahubwo bita kuri diploma wabonye muri rusange. Impamyabumenyi yawe ndetse n'izindi document nkenerwa biba bigomba kuzahindurwa mu Kidage. Ibi rero bishobora gufata amezi menshi ariko atarenga 6. Bityo kuri wowe ushaka gutangira ino program bigusaba gutangira kwitegura hakiri kare. Mu gihe document zawe ziteguwe neza, ushobora gufata dosiye zawe ukazishyira mu bitaro cyangwa ibindi bigo byita ku bageze mu zabukuru. CV yawe igomba kuba yanditse mu Kidage. Tegura neza document zawe ku buryo zizahighlightinga, zizakurura umuntu wese uzazibona. Motivation letter. Andika ibaruwa ivuga impamvu ukunda gufasha abantu, urwego rwawe rw'ubushobozi, uko ufesinga challenge n'uko handlinga stress. Iyo umaze kubona job contract, igikurikiraho ni ukujya kuri embassy gusaba visa. Ntuzagire ikibazo ku kijyanye n'aho kuba, kuko ishuri cyangwa ikigo wakoreyemo gishobora kugufasha kubona aho kuba. Nkuko nabikubwiye ngitangira ino video, ino program ya Asbildung Nursing ni highlightinga cyane, ni ikunze gukundwa n'abantu benshi cyane, kuko iri muri programs iyo zirangije ziguhemba neza. Zitangira kuguhemba ukiga na nyuma yo kurangiza kwiga ugakomeza guhembwa neza. Ushobora kugerageza nursing cyangwa ukagerageza n'izindi programs like ubwubatsi, harimo programs nyinshi. Ndagusigira link muri video description y'ama free courses online yagufasha kwiga Ikidage ukaba qualified, ukagira B1, ukagira B2. Izo level nizo zagufasha kuba wakurikirana imwe muri programs wifuza Asbildung iguteganyiriza. Niba video nagukoreye uyu munsi yakunejeje cyangwa se wumva ko hari icyo yakumariye, binyereke ukanda kuri like. Kandi ntimukajye mwibagirwa gusangiza inshuti n'abavandimwe ibibera hano muri Storyteller Rwanda. Thanks for watching. Reka duhure muri video ikurikira. Ciao ciao.